Mwaramutse neza mwiriwe aho muri hose mudukurikiranye. Iyi ni Peace Media Empire TV. Uyu muri kureba imbere yanyu ni nge G Bruce Mentora. Rero mwakwibaza muti uyu munsi ko G Bruce agaragaye ku binyamashusho bya Peace Media, amakuru mwese murayazi. Ni impamvu yitwa Menyekana Project 2024. Ubwo rero nkabanje gutangaza bimwe mu byavuye mu marushanwa y'itangiriro twatangiriye ahitwa Igahara, ndumva ari mu karere ka Kirehe n'ubundi, ubwo no murenge wa Gahara. Rero ubwo twari turi ejo bundi ku itariki 26, ubwo twari turiyo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10, nibwo rero twabashije kubona audience pe idasanzwe. Ngewe muri kubona hano ni nge mukuru wa jury cyangwa se chief of judge. Ni ukuriye nyine aba judges bagenda bareba nyine uko aba contestant bari kwitwara kuri stage, of course nka bamwe mu bantu bafite inararibonye mu bintu nk'ibi ngibi. Ibyo ntabwo tubitindaho. So iyi ni Peace Media mukurikiye. Mbere yuko rero tugira icyo dukora cyangwa se turenga umutaru, twabasabaga ko mwakanda hano hirya mo hano hepfo ahantu handitse subscribe, ugakandaho pe n'ibintu bidatwara n'isegonda. Nurangiza niba hari ibikorwa wifuza ko twazakugezaho cyangwa se hari ibyo twahindura cyangwa tukongera mu byo dukora cyangwa muri service tubaha, wakwandika hasi muri comment ukavuga icyifuzo cyawe, cyangwa se niba ari no kudushima no kudushimira nabyo biremewe muri comment. So icyo ni kimwe. Icya kabiri, ngira ngo muzi neza service Peace Media Empire itanga, harimo video production, abantu bakora amakwe, video z'amakwe, video z'abahanzi, video z'amakorali, video z'ama-anniversaire, video z'ama-bridal shower, video z'ama-save the date, ibintu byinshi. Ikintu cyose gifite aho gihuriye na video, ngira ngo Peace Media byanze bikunze ntabwo iyo service wayihabura. Tugakora audio production iri ku rwego rwiza, ari nacyo gisata mpagarariye muri Peace Media. Ndi audio producer, nkaba vocal director, nkaba ndi n'umutoza w'abaririmbyi ndetse n'abahanzi muri rusange. Ikintu cyose gifite aho gihurira n'amajwi, icyo kintu ni nge wakibaza cyangwa se ni nge wagana. Tukaba tukora indirimbo z'abahanzi nyine, of course nziza cyane. Tukaba dukora indirimbo z'amakorali, za audio nziza. Tukaba turikodinga imivugo, tukarikodinga ama voice over y'amateatre na comedy. Ibyo byose nta handi wabisanga usibye hano kuri Peace Media Empire, ubifashijwemo nanjye G Bruce Mentora. Nkaba ndi na producer, of course nabibabwiye. Tukora amabanderole, amabanners, nuko uyu munsi inyuma yanjye wenda tutagishyizeho, ariko urabona bya bintu bikorwa bijyanye n'iminsi mikuru, ibitaramo bikomeye biriho abahanzi, cyangwa se waba ufite shop runaka ukeneye gukora banner cyangwa se banderole nini cyane igaragaza ibikorwa ukora, ibyo nabyo turabibakorera. Ndumva mu ncamake ari ibyo ngibyo. N'izindi service zinyuranyuranye, ubujyanama ku bahanzi bakeneye kumenya uburyo babyaza umusaruro impano zabo, atari za mpano zo guhera muri ghetto gusa, cyangwa se guhora witekerezaho wumva ko ufite impano ariko utazi inzira wanyuramo kugira ngo ugere aho ugera. Ni byinshi rero tubafasha. Ntizindi rero mu magambo, ngira ngo mwamaze gukanda subscribe no kuri ako kazogera kari hano hepfo. Ibyo biba bihagije, muba muturemeye nk'uko natwe muri service tubaha umunsi ku munsi tuba turi kubaremera. Ikinzanye rero nyamukuru, tuje gutangaza amanota y'abatsinze n'abataratsinze neza. Ntabwo kuri twebwe iyo twateguye amarushanwa ntago tuvuga ngo umuntu yatsinzwe, ahubwo abahawe andi mahirwe yo kwitekerezaho
no kubasha kumakinga sure ko impano afite ayiyumvamo neza cyangwa se iri mu murongo nyawo ukenewe. Boneyeho rero gushimira akarere ka Kirehe, of course ikigo cy'urubyiruko cya Kirehe nacyo hano kiri giherereye hano Nyakarambi ku karere n'ubundi. Ndabashimira cyane kuba mudahwema kwifatanya natwe, nkanashimira na Peace Media of course nyamukuru, papa wa byose, umufatanyabikorwa, umuterankunga mukuru. Yego, so reka rero dutangaze amanota ya Gahara, Murenge wa Gahara. Ndabanza mbashimire mwese, abantu mwese mwagaragaye muri iki gikorwa. Nahabonye impano zidasanzwe, ngira ngo abazareba video yose nimara gusohoka yuko igikorwa cyagenze mwarabibonye ko nari nishimye. Abandi bajaje usanga bakanyizi barimo barakanda umutsi barakaye, ariko nge mwaranshimishije cyane kandi mukomerezaho, mwitwaye neza. Ngira ngo wenda n'indi mirenge tuzakorana nayo bizaba bimeze neza nka kuriya. Ngira ngo murabizi mwaratwitabiriye kandi byagenze neza. Rero amanota nje kubabwira n'ubundi ni amanota namwe muzi neza, bibari mu mutwe. Abatsinze murabazi, mbese ni mwebwe mwabihereye amanota, mwebwe mwari muhari, abaturanyi babo, inshuti zabo, abavandimwe babo. So rero twakoze icyo bita aggregates cyangwa se pourcentage z'amanota ya buri mwana cyangwa se buri mu contestant wagaragaye kuri field. Twari dufite abantu 44. Ubwo rero ayo mazina yabo urumva ntabwo twayajyamo ngo tuyavemo, gusa nagiraga mbasobanurire uko aggregates zacu zihagaze. Icyo twafatiyeho, murabizi ko tuzazenguruka mu mirenge 6, urumva yo muri Kirehe twatoranyije, ariko igikorwa kizakomeza. Ni igikorwa gikomeje cyane mu gihe Imana ikitugiriye neza. Ubwo rero turahera kuri twari dufite aggregate 1, 2, 3, 4, 5. Hariho abantu twashakaga abantu bari excellent. Abo ngabo ni abantu mbese uko muzagenda mwireba ku rubuga rwacu, ku rubuga rwa Peace Media, tuzayasohora yose amanota yose uko yagenze, ariko hano tuje gutangaza abapasinze of course. So excellent twari dukeneyemo abantu bafite amanota guhera kuri 90 kugera ku 100%. Abo bantu bakaba bararangwaga n'ibara ry'icyatsi. Tugakeneramo abantu bari very good. Abo bantu bari ku manota 70 kugeza kuri 90. Ubwo uko ni nako ibiciro cyangwa se igabanyirizwa ry'ibiciro twashyizeho kugira ngo boroherezwe kuba bagera muri studio bakorerwa ibihangano byabo, ni nako bigenda bikurikiranye. Gusa muri rusange ibiciro bya audio ndetse no gukorera umuhanzi watsinze cyangwa se uzatugana nyuma y'iki gikorwa, twabagabanyirije kugeza kuri 80%. Murumva urwo rwego twakubiseho hasi ibiciro. Hakaza aba very good bafite 70 kugeza kuri 90, bararangwa n'ibara ry'umuhondo. Hakaza abari muri aggregate ya good iri kuri 50 kugeza kuri 70, ikaba iri kurangwa n'ibara ry'ubururu. Ngira ngo mubibike cyangwa mubyandika ahantu, nimba vuga cyangwa nimwibona muzamenye nyine uko ikiciro murimo cy'abatsinze cyangwa abataragerageje gupasinga. Hakaza abo twanditseho courage irarangwa n'ibara ritukura, ariko risa nkaho ririmo ryerurukamo gato, rijya gusa nk'iri bara riri inyuma yanjye. Aba ba courage bararangwa n'amanota 30 kugeza kuri 50%. Hakaza abafailinze ni babandi n'ubundi bakeneye ubujyanama bwimbitse cyane, ntabwo ari abo gutereranwa cyangwa kujugunywa, ntabwo ari babandi wenda wabwira ngo byaba byiza wishakiye indi mirimo wakora kuko izi mpano ziragabura. Ba fail rero ni umutuku wijimye of course, bararangwa n'amanota 0 kugeza kuri 30.
ariko ndakeka ko nta muntu n'umwe wigeze ugira amanota 0 muri aba bantu twakoranye nabo, kuko uwa nyuma na nyuma yagize amanota 38 kwijana. Yego. So tugeraho ku proclaiminga abari mu ibara ry'umuhondo. I'm sorry to say kuko harimo abantu batsinze hano, ariko abo twari dukeneye muri Gahara bagomba kuba bari excellent ntabahari, gusa dufite abantu bafite impano zidasanzwe, ni na benshi baragera ku bantu 10. Katurebe 15. Nabyumvishe ko deja dufite abantu benshi muri Gahara b'abanyempano badasanzwe, nk'uko n'ubundi babigaragaje kuri uriya munsi. Byaradushimishije cyane. Bon, uwa mbere rero ndumva twamutangaza wo muri Gahara. Mwese mwaramubonye, umusore wanyu rwose wabashimishije cyane, mukishima mugakoma amashyi mukavuza n'impundu. Nakutadutanze ngo tube umuhigo wabo, wakoze ibirenze yoyoyo ku buzima bwacu, watugwaniye intambara iburyo n'ibumoso, watanze ingabo nyinshi ziva ku bwacu atirishimwe, watanze ingabo nyinshi ziva. No wari ufite nimero 007 bamwita Donatien, yatsinze ku kigero cy'amanota 85 n'ibice 9 n'ibice 494. Ubwo urumva ni hafi 86. Ndumva aho muri hose niba mudukurikiye kabisa mukomera amashyi uyu musore, yitwaye neza cyane. Ni umusore ufite ijwi ryiza cyane kandi ry'umwihariko. Uwa kabiri nawe ngira ngo muramwibuka, ni wari ufite 0021. Bamwita Judith cyangwa se Judith. Ni umukobwa witwaye neza, wanagaragaje impano zirenze imwe. Ngira ngo yanabashije no kwigaragaza mu buryo bw'imikino njyarugamba karate. Mwabonye ko ari umukobwa. Uwa gatatu rero ngira ngo muramuzi mwese, yitwaye neza kuri stage, afite stage nziza, ni 0055. Yitwa Kikipo, afite amanota 73 n'ibice 778. Uwa kane rero muri Gahara bamwita 0054, bamwita Christmas Rapper. Christmas Rapper yitwaye neza nawe mu bantu bitwaye neza. Abo bose nabari mu muhondo, urumva bari hejuru, ni nabo ndibutangaze gusa. Christmas Rapper afite amanota 83 n'ibice 667. Uwa gatanu bamwita 0035, akaba yitwa Sandrine, umwana witwaye neza cyane. Ngiye numvaga ko ashobora no kuba ari we waza ari uwa mbere, ariko twari turi aba judge benshi of course. Afite amanota 83 n'ibice 083. Uwa gatandatu bamwita 0043, uwo bita Leya, ngira ngo mwese muramwibuka. Yaje afite amanota 77 n'ibice 556. Uwa karindwi byabyo byose, yes, uwa karindwi bamwita ni ndumva ari timu 0036, timu yitwa God is Good. Nabo bagize amanota agera kuri 76 n'ibice 889. Uwa munani ni 0034, bamwita Teddy. Teddy akaba yaragize amanota
76 n'ibice 361. Uwa munani yaje ari 0015 ni Vumilia yagize amanota 76 n'ibice 194. Uwa 9 bamwita 003 yitwa Banabit, ngira ngo muramwibuka ko yitwaye kuri stage, afite amanota 75 n'ibice 278. Uwa 9 ni timu ni kwaya nakunze cyane 0040 yitwa New Choir, yagize amanota amanota 78 n'ibice 917. Ndumva tugeze kuwa tugeze kuwa 12. 12 yitwa 0048 Uwase Fabiola yagize amanota 78 n'ibice 417. Uwase Fabiola. Uwa 13 bamwita 0011 yitwa Fausta akaba yaragize amanota Fausta afite amanota 73 n'ibice 972. Uwa 14 yitwa 0038 akaba yitwa Nasty Louis ni umukobwa witwaye neza nawe, akaba afite amanota 72 n'ibice 306. Uwa 15 rero mu bantu 15 babashije gupasinga bazoroherezwa cyane kurusha abandi bose, bamwita 0010 n'uwitwa Daniel, akaba yaragize amanota 70 n'ibice 278. Abo bantu tuvuze rero ko ari 15 ni abantu bitwaye neza mu cyiciro kibanza cy'abari hejuru bagize amanota meza bapasinze, bemerewe koroherezwa mu bikorwa byabo bijyanye n'ubuhanzi ndetse na studio session, bifashishije of course umuterankunga wabo mukuru Peace Media Empire. Nanjye producer nkaba nanakuriye igisata cya audio production ndetse na vocal directory, njyewe G Bruce Mentora, dufatanyije n'akarere ka Kirehe, inama y'igihugu y'urubyiruko y'akarere ka Kirehe ndetse n'ikigo cy'urubyiruko cya Yego Center cya Kirehe. Of course bose batubereye maso kandi bari hafi yacu kugira ngo dufashe urubyiruko rw'u Rwanda